reka nongera kandi uyu nguyu watuma ucura umwana. Ikaze mu gikoni kuri Tugendane TV show. Uyu munsi tugiye guteka umureti, akaba ari umureti ugizwe amagi n'inyanya hamwe n'igitunguru. Mu bundi buryo nyine ushobora guhinduramo uko wari usanzwe uzi umenyereye cyangwa se guteka umureti. Turatangira dukata inyanya. Inyanya ni uku nguku tuzikata, ntabwo tuzikata kwa kundi gusanzwe, ni uku tuzikata nyine nk'ubushize uko naberetse muri ya magi yandi twatetse. Iri rero ni ifunguro ryihuse kandi ryoroshye gutegura, ushobora gutegura isaha iyo ari yo yose wihuta udafite akanya, kandi rikaba rimeze neza ryuzuyemo intungamubiri zose. Igitunguru nacyo ni uku nguku gikata, nacyo ntabwo gikata kwa kundi gusanzwe, ugenda ugikata n'ubundi nacyo nka kwa kundi wakase inyanya. Ndaza kubereka ukuntu ugishyira ugiteka kimeze. Nyuma yo gukata igitunguru, murabona ukuntu twagikase. Nyuma yo kugikata rero ugenda ukuramo uku nguku. Gutegura rero ibitunguru byacu n'inyanya turi bukoreshe ni uku nguku bimeze. Hanyuma ikigiye gukurikiraho tugiye gutegura n'amagi. Amagi nayo ni ukuyamena kwa kundi gusanzwe. Tumaze kumena amagi tugiye kongeramo umunyu, akunyu gakeya, kugira ngo umureti wacu nyine uze kuba urimo umunyu. Hanyuma tukayakubita kwa kundi gusanzwe. Tumaze gutegura ibyo turi bukenere byose kugira ngo duteke uyu mureti. Murabona ibitunguru bimeze neza n'inyanya ndetse n'amagi tumaze kuyakubita. Nyuma igikurikiyeho tugiye kuwuteka. Ipanu yawe imaze gushyuha cyangwa se kumuka, uhita wongeramo amavuta. Abantu badakunda amavuta menshi nkanjye, urabona ko mba nashyizemo dukeya, ariko nkagira ntya kugira ngo akwire ku ipanu hose. Icyo ukurikizaho ni ugushyiraho bya bitunguru wakase, ni uku nguku ugenda ubishyiraho kuriya. Nyuma y'akanya gatoya rero ibitunguru bitangiye gushya, uhita ushyiraho za nyanya nazo wakase kuriya. Ariko ibi ngibi ugomba kubikora ku muriro mukeya kugira ngo bidashirira, kubera ko uba utari bupfe kubihindura byoroshye. Uburyo burajya kumera nka bwa bundi naberetse ubushize, gusa aho bitandukaniye nuko uyu nguyu ari umureti kandi ariya yari amagi nyine nabanje gutogosa, kandi harimo n'izindi mboga nyinshi zitandukanye nk'amapwavuro n'amashu. Ariko uyu izi ni inyanya n'ibitunguru gusa hamwe n'amagi. Inyanya nazo ni uko nguko uzishyiramo, ahita ushyiramo akunyu gakeya kugira ngo, kubera ko twari twashyizemo umunyu muri ya magi twakubise, aho urashyiramo gakeya kugira ngo kagufashe guhisha vuba vuba izi nyanya hamwe n'ibitunguru bidatinze. Nyuma y'iminota nk'icumi umaze kubitondeka, umaze kubishyiramo, ugomba kuhindura kugira ngo ahari hasi hajye hejuru, ahari hejuru hajye hasi. Noneho ataza kwarura zaba inyanya se cyangwa se n'igitunguru byahiye uruhande rumwe. Ubu nyine ndimo ndabihindura, ukabihindura kuriya. Hanyuma iyo umaze kubihindura byose ubona bisa naho inyanya zitangiye gushya, ubu murabona nk'uru runyanya ubu ngubu rwahiye deja. Ubwo rero icyo gihe icyo ukora uhita wongeramo ya magi wari wateguye, ugategerezaho iminota mikeya, ntabwo bitinda. Amagi murabizi iyo ageze ku muriro ukuntu abigenza. Nyuma y'iminota 3 ni uku nguku umureti wacu umeze. Hanyuma ubu tugiye guhindura kugira ngo n'aha ngaha hejuru naho hashye, kuko buriya hasi ho hamaze gushya.
guhindura ntabwo byoroshye. Tumaze guhindura rero ni uko nguko hasi hameze, hari hasi hagiye hejuru, hari hejuru hajya hasi, ubwo twategerejeho kugira ngo na hahandi twahinduye nyine hashya. Iminota 3 rero umureti wacu wabonetse, amaze gushya rwose, umeze neza. Murabona ko niyo wareba hano munsi hahandi ho twari twashyize hasi, murabibona yuko hahiye naho hameze neza. Igikurikiyeho rero tugiye kuwarura turebe ukuntu umeze. Murabona ko rero umeze neza. Ngiye nanjye kubanza ntesitinge, hari igihe ngiye kubanza bari igihe ubumvira ukuntu uhiye umeze neza, hanyuma ayeretse nawe ndamuha nyuma. Ni njyewe watetse. Uraryoshye, umeze neza, urahumura, urasa neza. Kanongera uyu nguyu watuma ucura umwana. Umva rero mbabwire, namwe muzagerageze muteke uyu mureti gutya, muzambwira. Uraryoshye kandi mwabibonye yuko bitagoye, ni ibintu byoroshye, ariko ukaba uriye ifunguro rimeze neza. Murakoze cyane no kubana natwe uyu munsi, naho ubutaha. Imana ibarinde.